nimumenye iby'iri banga agira ngo mushyire umupira hasi mu nyumve. Ikikugira uriwe ni ikikurimo isitazi icyo kibitsanyo mwami. Nishimye barakubwirana ayo magambo. Ntabwo Imana ijya kuri Jambo Beach cyangwa kuri plage, ntabwo ijya ahantu nyaburanga. Ahantu nyaburanga Imana igisohokera ni mu itorero ryayo. Ahantu nyaburanga haleluya. Himbazwe utaradutanze ngo tube nk'umuhigo w'amenyo yabo agaca ikigoyi tukavamo tugakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntukibone kandi ntukirate, ugume muri uko kugira neza kwayo, kuko nutagira gutyo ubwo itababariye amashami yakavukira bo Bayisirayeli nawe ntizakubabarira.
umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. nta magambo twabona. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo turamutse twanditse iby'urukundo rwawe ngo niyo bafata ibyatsi bakabigira uducumu tw'abanditsi ngo hanyuma inyanja zigahinduka wino, ngo tukandika iby'urukundo rwawe ku bicu cyangwa se ijuru ngo ryabaye impapuro. avuga ngo ntibyakwirwaho ngo ntibagira batemwe, ntibagira bate. Ngiye kuvuga rero nanjye ko gatoya kuri iyo nkuru y'agakiza. Reka abacurangira zamuke tujyane kandi bamugisha cyane. Ariko wemera kurasana berurumuri rumurikira amezanye none narindi uruyagakiza yuwasize byose akaza kushaka yamuye amaraso igiciro cy'ishiriru n'urukundo yamuye amaraso igiciro cyinshi yamuye amaraso igiciro cy'ishiriru n'urukundo You are
Ijambo ry'Imana riravuze ngo ibera Isirayeli amaboko ntibeshye kandi ntiyihana kuko atari umuntu ngo yihane. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya kabiri ku murongo w'icyenda biravuze ngo umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurindirira abakiranirwa kugeza umunsi w'amateka ngo bahanwe. Mwakira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo risobanura Imana kandi niryo risobanura abantu. Haleluya. Ndashaka rero ko tuganira ku Mana ibera Isirayeli amaboko, hanyuma tunarebe nanone kandi Isirayeli biri tubwiye ni iyi. Ese twe turaba Isirayeli? Ndakumva makuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu, haleluya, zinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu, haleluya, zinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo.
amarira bamuru wo murwa amiruwi bayoni nkambara kandi ndwari shobora kubayo umunsi umwe nzawinjiramo haleluya nuzuye ibyishimo haleluya zinjira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umunsi umwe nzawinjiramo haleluya nuzuye ibyishimo haleluya zinjira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umunsi umwe nzawinjiramo abazajya muri icyo gihugu basaba bambaye imyenda yera babiciwe ikamba ry'izahabu umunsi umwe nzakigeramo haleluya nta gushidikanya mu ijuru hari umunezero ntabwo umubabaro uva mu ijuru niringiye kuzinjiramo haleluya nta gushidikanya mu ijuru hari umunezero ntabwo umubabaro uva mu ijuru niringiye kuzinjiramo haleluya. Bibiliya iravuze ngo ibera Isirayeli amaboko ngo ntabwo yibeshya ntiyihana kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze izina rye rihabwa icyubahiro. Iyi Bibiliya ivuze ngo ni ibera Isirayeli amaboko ni iyihe? Niyo Mana umuremyi twavuga mu butatu. Bibiliya iravuga ngo ni Imana Data, ni Imana Mwana ariyo Yesu Kristo, kandi ni Imana Umwuka Wera. Ntabwo wavuga ngo nemera Imana imwe ngo ntabwo nemera Yesu, kandi ntiwavuga ngo nemera Yesu sinemera Umwuka Wera. Haleluya. Mwami Yesu yarabivuze muri Luka ubutumwa bwiza igice cyaho cya 13 uhereye ku murongo wa 6 tukageza ku 9. Yaravuze ngo hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe ngo bucyaza gushaka imbuto kuri uwo mutini ngo ntiyazibona. Aravuga ngo uyu mwaka no wa 3 shaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone, ngo none reka tuwuce, nta mpamvu ukomeza kunyunyuza ubutaka. Bibiliya iravuga ngo umuhinzi arangije aravuga ngo ihangane uyu mwaka nawo. Bagira ngo mwumvire ijambo uyu mwaka nawo twongere tuwuhingire tuwufumbire, ahari wakwera imbuto cyakora nutera uzaza ubuce. Yesu avuga uyu mwaka wa 3 mu magambo make yari yerekeje ku buyobozi bw'Imana mu buryo bw'umwuka. Mu bihe biranga Bibiliya turi mu gihe cya 6, igihe Bibiliya iti igihe cy'ubuntu, nubwo hariho abigisha babakobanya bigisha inyigisho z'ubuntu mu buryo butari bwo. Bibiliya iravuga ngo ubuntu bw'Imana bwarabonetse buhesha abantu bose agakiza, ariko butwigisha kureka kutubaha Imana. Izina ry'Imana rihimbaza. Kandi iki gihe ni igihe cy'abanyamahanga. Nubwo Bibiliya ivuze ngo ibera Isirayeli amaboko irabarwanirira kuko abaririmbyi babivuze, ariko twebwe ntabwo turi Abayisirayeli, twebwe turi abanyamahanga. Icyakora aho bihurira. Haleluya. Yusomye urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso igice cyaho cya 2 ku murongo waho wa 14 yaravuze ngo uwo niwe mahoro yacu. We yarashatse kuvuga ni Kristo, ndaza kumutindaho cyane kuko niwe utwicaje hano. Uwo niwe mahoro yacu. Bibiliya iravuga ngo abari ababiri yabahinduye ku bumwe. Ni bande? Ni Abayisirayeli natwe abanyamahanga. Kandi ngo yakuyeho ubwanzi ariko rusika rwadutandukanyaga. Ku murongo wa 19 rero Bibiliya iravuga ngo ntabwo tukiri abashyitsi, ntabwo tukiri abasuhuke, bivuze ngo tukiri abanyamahanga,
Bibiliya iravuga ngo turi bamwe n'abera, turaba mu nzu y'Imana tubiheshejwe na Kristo. Haleluya. Kuko ari we waduhuje n'Imana. Hari aho Bibiliya ivuga ngo utigeze kumenya icyaha yamuhinduye icyaha kugira ngo muri we tubarwe ko gukiranuka. Tumuhereze icyubahiro n'umwana. Turi rero mu gihe cy'ubuyobozi bw'Imana mu buryo bw'umwuka. Hari aho Bibiliya ivuga ngo agakiza karatwegereye kurusha igihe twizereye. Tugeze ku mugoroba w'isi. Kristo rero ninde? Kristo, haleluya, ndashaka kumuvuga mu magambo ane. Kristo yaje mu isi nk'igitambo. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 bigeze kurivugaho. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu Kristo rero yaje mu isi nk'igitambo gikuraho ibyaha, kuko ibihembo by'ibyaha byari urupfu. Umwana w'umuntu amaze kugoma, amaze gukora icyaha, Imana yamuvanye mu ngobyi ya Edeni. Ariko kuko Imana ikunda umuntu cyane, njya nkunda kubwira abantu ngo Imana ntabwo isohoka ngo ijye muri parike, ntabwo Imana ijya kuri Jambo Beach cyangwa kuri plage, ntabwo ijya ahantu nyaburanga. Ahantu nyaburanga Imana igisohokera ni mu itorero ryayo. Ahantu nyaburanga, haleluya, ahantu nyaburanga Imana igisohokera ni mu muntu wayo. Umwanditsi w'igitabo cy'Imigani 8:31 haravuga ngo ibinezaneza by'Imana byari kubana n'umuntu Imana yaremye. Tuyihereze icyubahiro. Kuko Imana yakunze umuntu cyane rero yaramukurikiranye, yongera kubaka ikiraro kihuza n'umuntu ikoresheje Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Icyo nicyo kijya gituma dutanga ituro ry'ishimwe. Paulo yarabihishuriwe mu rwandiko rwa mbere yandikiye Timoteyo mu gice cya 3 umurongo wa 16 yaravuga ngo si ugushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane ngo Imana kwerekanwa ifite umubiri. Reka dusubire inyuma gato mu Kubara 33 Imana ivugana na Mose yaravuze ngo ujye untuma nkagenda ukavugana nanjye nkakumva, ariko gukorera bosi ntabona, ntabwo byemera. Ndashaka yuko unyereka kugira neza kwawe nkakubona, ndikire uburebure bwawe, ubugari bwawe. Imana iravuga ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo ndagikoze, ariko singikora nk'uko utekereza ko ndi kugikora. Iramubwira ngo va mu bantu uze bugufi bwanjye. Mose arayibaza ngo bugufi bwanjye. Imana iramubwira ngo genda ujye ku gitare. Kiriya gitare cyashushanyaga Kristo. Hanyuma nuhagera urabona ubusate winjiremo, nugeramo ndaza kugutwikiriza ikiganza cyanjye mbanze ntambuke. Imana ishimwe. Nimara gutambuka uraza kundeba mu mugongo. Ijambo nashakaga riravuga ngo kuko ntawandebye mu maso ngo abeho. Ni Imana iba mu mucyo utegerwa. Hanyuma kubera ko umuntu aranduye, umuntu yaracumuye, Bibiliya iravuga ngo n'ijuru ntiryera, ntabwo umuntu yabashaga kurebana n'Imana ngo abeho. Ariko nimwumve urwo rukundo. Haleluya. Imana yadukunze. Paulo yarabihishuriwe aravuga ngo si ugushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Imana iyo yabwiye Mose ngo ntawayirebye ngo abeho. Haleluya. Haleluya. Yarerekanwe ngo nukibonwa n'abamarayika. Uzi ko n'abamarayika bayibonye ije kukureba. Tuyihereze icyubahiro abakunda ijambo ry'Imana. Abamarayika bayibonye ije kureba umuntu. Hanyuma ngo iraza yamamazwa mu isi n'abanyamahanga, twebwe turayizera. Imana ishimwe. Icyo nicyo kijya gituma dutanga ituro ry'ishimwe. Umwanditsi wa Zaburi 150 yaravuze ngo mushimire Uwiteka hera he, ngako mumushimire iby'imbaraga yakoze. Umuririmbyi w'150 yaravuze ngo haleluya, ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, ngo mu byiza Imana yavuze, mu byiza Imana yakoze nta kiruta ikiko Yesu akunda. Abakunda Yesu muvuge ngo amen. Irangije iravuga ngo nakwimasika gute, nakwambara ubuhe mwambaro kugira ngo mvizite umuntu mugenderere amporeho nanjye mukoreho ntapfe. Irangije yambara umubiri iza mu isi. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu rero yaje mu isi nk'igitambo. Igitambo ni iki? Igitambo ni ikintu gipfa, amaraso akameneka mu kingo kitagombaga gupfa. Haleluya. Yesu yaje igitambo. Urupfu rwa Yesu ruvuze iki kuri twe? Bahoze babivuga rwose.
urupfu rwa Yesu rwaduhaye ubuzima, rwaduhaye ubugingo. Paulo yandikira itorero ry'Abakorinto urwandiko rwa 2 igice cya 4 ku murongo wa 7 ndavuga wa 7 n'uwa 10 yaravuze ngo dufite ubwo butunzi ko bubitse mu nzabyo z'irumva, ngo ariko byabaye gutyo kugira ngo imbaraga z'isumba byose zigaragare ko ari iz'Imana bidaturutse kuri twebwe. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Ageze ku murongo wa 10 aravuga ngo tugendana iteka urupfu rwa Kristo mu mibiri yacu, ngo kugira ngo ubugingo bwa Yesu bwerekanirwe muri iyi mibiri izapfa. Ibyo bivuze iki? Yesu yaje mu isi nk'igitambo, arapfa mu cyimbo cyacu twe tubaho. Mu rupfu rwa Yesu twakuyemo anti urupfu. Iyo birivuze urupfu, abantu benshi bakunda gutinya urupfu rw'uyu mubiri, ariko birivuga imve ebyiri. Hari urupfu umubiri upfa ugasubira mu gitaka. Igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 14 umurongo wa 14 haravuga ngo twese tuzapfa, ngo tumere nk'amazi amenetse atakiyorwa, ngo ariko Imana nayo ubwayo ntihutiraho gukuraho ubugingo, ngo ishaka uburyo kugira ngo umuntu wirukanwe atabahuciwe n'Imana. Kuba uri hano, kuba iki giterane cyateguwe, wasanga wowe ari mu buryo Imana yashyizeho kugira ngo irokore ubugingo bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mubiri uzapfa. Hanyuma urupfu rwa kabiri ni urupfu umuntu w'imbere w'ubugingo apfa agatandukana n'Imana by'iteka byose. Araho Pawulo yavuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye gutyo, n'ubu iracyaturokora, izakomeza no kuturokora. Abantu benshi bakunda gushimira Imana ko yabarokoye urupfu rw'umubiri, ariko nakwibaza ngo mbese ntituzapfa? Twese tuzapfa, ariko turashimira Imana kuko nubwo bava ukaryurira, niba barakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ufite anti urupfu rw'umukiranutsi no gusinzira, turaza kuhagira. Duhereze umwami icyubahiro. Dufite anti urupfu kuko Satani ntafite ubushobozi bwo kutwica urupfu rw'iteka, kuko twakiriye Kristo. Mu rupfu rwa Yesu twakiriye ubugingo buhoraho. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Umunsi umwe, vuga ngo umunsi umwe, Imana izazanana na Yesu abantu bose basinziriye muri we. Ibyahishura 14:13 haravuga ngo nubwo abantu bapfa, ariko hahirwa bapfira mu mwami. Umwuka nawe ngo baruhuke imiruho, kandi imirimo yabo igiye ibaherekeje. Abo turi kumwe muvuga ngo amena. Niba twemeye ko Yesu yazutse, ariko tunanizera ko Imana izazanana na Yesu abantu bose basinziriye muri we. Iki ni cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami, kuko umwami ubwe azamanuka avuye mu ijuru, arangura ijwi rye rirenga n'ijwi rya marayika ukomeye n'imana y'Imana. Haleluya. Hasi haravuga ngo kuko twebwe abazaba bakiriho kugeza kuri uwo munsi ntabwo tuzabanziriza na hato abasinziriye, ngaho abasinziriye muri we niba bazabanza kuzuka. Ibyo bizaba natwe abakiriho duhindurwe ngo tujyananwe nabo, dusanganiye umwami mu kirere. Bibiliya ngo tuzajya kubana n'umwami wacu iteka byose. Umurongo wa 18 haravuga ngo mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Haleluya, haleluya. Yesu azagaruka tujyaniwe, tugumane nawe iminsi yose, uko yabisezeranye natwe. Azaza nazatinda, azaza nazatinda, azaza nazatinda, uko yabisezeranye natwe. Azaza nazatinda, haleluya. Azaza nazatinda, azaza nazatinda, uko yabisezeranye natwe. Azaza nazatinda, haleluya. Yesu Kristo yarazutse, kandi aho harimo ubutumwa, harimo intego y'ubutumwa bwiza. Ndagira ngo mbabwire ko kuri uyu mugoroba w'isi itorero riri ku rugamba, kuko ukuri n'ikinyoma biriho birarwana. Reka tubaze Bibiliya. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 28, haleluya, uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 13, ariko cyane 11 na 13, Bibiliya igaragaza ko ngo ku munsi wa mbere haleluya,
ku wa mbere w'iminsi 7 mu museke, Imana ishimwe cyane, ngo marayika uvuye mu ijuru yaraje, ngo habaye igishyitsi cyinshi. Bibiliya iravuga ngo abirindura igitare cyari ku munwa w'imva Yesu yarashinguyemo. Imana ishimwe. Ngo nuko kuko abigisha amategeko n'abafarisayo kubwo kutamwemera baravuze ngo uwo mubeshi yavuze yuko iminsi 3 nishira azazuka. None nimurebe uburyo mutegura abarinzi bagende barinde imva ye, kugira ngo abigishwa be batazaza bakamwiba bakabeshya ko yazutse. Yesu yarazutse. Hanyuma kuyoba kwa nyuma kukaruta kwa mbere. Abizera Yesu tuvuge ngo amen. Abo bahawe akazi, bahawe umurimo, babonye ukuri kuko Yesu yazutse, kuko ngo baguye igihumura nk'abapfuye. Aho bakangukiye bajyana ubutumwa bwiza. Umushumba yavuze ngo turi hano tubabwira inkuru nziza. Bageze kubigisha amategeko barabamama, barababwira ngo muceceke, hanyuma mujya muvuga ko mwasinziriye. Hanyuma abigishwa bakaza bakamwiba, ngo barabagurira babaha ifeza. Ngo bamaze kuzibaha barababwira ngo umutegeka mukuru nababaza tuzamwemeza tumubakize. Bibiliya iravuga ngo iyo nkuru yamamara mu Bayuda hose ko Yesu atazutse. Ariko umuririmbyi yavuze ngo hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mu mva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka, haleluya, yagiye mu ijuru. Aha ndashaka kuvuga iki rero? Ndashaka kubabwira ko niyo misiyo itorero rifite, ni ukwamamaza Kristo. Imana ishimwe cyane. Ni ukwamamaza Kristo. Kristo ni muzima. Kristo yarazutse. Paulo yandikira Abagalatiya igice cya 2 ku murongo wa 20 yaravuze ngo ndiho ariko sigiye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye, kuko ibyo nkora byose mbikoreshwa no kwizera uwo wampfiriye. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Mbese aho wamenye rya zina umukiza wacu Yesu riraririmbwa muri iyi si yose ndetse no mu bantu bose. Haleluya. Yesu niwe zina rihebu riruta ayandi yose yo mu isi, rifite imbaraga zo kudufasha, ridukiza ibyaha byose. Amazina yose aribagirana, keretse izina rya Yesu rizahora rimurika mu ijuru. Haleluya. Yesu niwe zina ryiza. Ai, Yesu niwe zina rihebuje riruta ayandi yose yo mu isi, rifite imbaraga zo kudufasha, ridukiza ibyaha byose. Haleluya. Nihagira umuntu ushimwa umunyacyubahiro, naho yakirusha abandi, Yesu aramuhebuza. Haleluya. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje, iryo riniza. Duhereze umwami icyubahiro. Yesu Kristo yasubiye mu ijuru. Yesu Kristo Imana iguha umugisha. Yesu Kristo yasubiye mu ijuru, kandi asubirayo ntabwo yadusize nk'imfubyi, yadusigiye ijambo. Petero mu rwandiko rwe rwa 2 igice cya 1 ku murongo wa 19 yaravuze ngo dufite ijambo ryahanuwe ngo rirushaho gukomera. Bantu muri hano muzaba mukoze neza nimuryitaho. Urakoze mwami Yesu. Muzaba mukoze neza nimuryitaho. Ni igiki Abayuda barusha abandi? Babarusha muri byose, ariko irya mbere nuko bafite ijambo, babitse ibyasezeranijwe. Ikikugira uriwe ni ikikurimo isi itazi.
icyo kibitsanyo mwami Yesu, icyo kibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindisha umwuka wera utubamo. Ibera Isirayeli amaboko ntihunikira, ntinanirwa, ntisinzira. Iyo abatari we bari mu ruhande rwacu, igihe ababisha baduhagurukiraga baba baratumize bunguri. Haleluya! Umujinya wabo igihe wacanwaga kuri twe, amazi yihindurije aba yaraturengeye, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Ariko turavuze ngo Uwiteka himbazwe utaradutanze ngo tube nk'umuhigo w'amenyo yabo, agaca ikigoyi tukavamo tugakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Duhereze Imana icyubahiro. Zemera kw'ibirenge byawe biteguza, ikuri nana bwihunikira ngisinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso ntisinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso ntisinzira. Imana niyikura ibibi byose iteka, Imana niyirinda ubugingo bwawe neza. Izakurinda amajya n'amaza, none urakoze. Izakurinda we, none ariko jya unyiganyiza wumve ko hari akajyamo. Haleluya! Ntabwo yadusize nk'imfubyi. Yohana 14:1 haravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyo abadahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira hano ngo aho ndi namwe. Urakoze mwami Yesu, aho ndi namwe muzabe. Umva neza, aho kugira ngo ntuzajye mu ijuru uri muri iki giterane wumvise iyi nkuru nziza, icyari kuruta nuko wari kuzaba utaramenye iby'iyi nzira. Icyari kuruta mwami Yesu nuko wari kuzaba utaramenye iki giterane. Icyari kukubera cyiza nuko wari kuzaba utaravutse. Urahita uvuga ngo mbese hari ugira uruhare mu kuvuka? Ni nkuko nta nugira uruhare mu guhamagarwa. Umwami Yesu yaravuze ngo yabihisha abanyabwenge n'abahanga, abihishurira abana bato, kuko ariko yabishaka, kuko aba yamenye kera yarabatoranije, kandi aba yatoranije yarabahamagaye irabibamenyesha, kandi aba yahamagaye yarabatsindishirije, yabashyizemo igituma badatsindwa. Imana ishimwe. Kandi aba yatsindishirije yabahaye ubwiza, bafite ubugingo. ubugingo dufite mu isi busa n'ibanisanura, ubibira mu mubiri we ntiwuzasarura kubo. Ubwo dukorera umukiza zatugororera mu ijuru, tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo ubw'abakristo bazinjira ijuru gushima umukiza. Nifuza kuzajyana nabo dufatanye kumuhimba, icyo gihe tuzaririmbira umukiza ko yatuguze amaraso ye, abakorana n'urukundo bazahora bamuhimba. Haleluya! Kandi Yesu Kristo bwa kane azagaruka. Mwari muzi amakuru, Yesu agiye kuza kudutwara. Urakoze mwami Yesu. Nyine aho umuntu ajya nihaviramo, aho umuntu ajya nihaviramo. Ariko amakuru yizewe aravuga ko umwami Yesu ageze ku irembo. Umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje
kudukoranya be tubane mu ijuru kw'irembo ubari kw'irembo nuko araje Yesu araje ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka agiye kutugabira kubaho kwiteka kw'irembo ubari kw'irembo nuko araje Yesu araje kandage haleluya. Reka mbabwire ijambo ryavuze ngo mumaranishe imibabaro kubwirana ayo maga. Ndabizi ko harimo abantu banyumva kuba ubuhanuzi bwa Bibiliya bugenda busohora, abitorero bakwiriye kwishima. Yesu yaravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Kandi yaravuze ngo ntabwo bizabura kuba, ariko ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Kuba ubuhanuzi bwa Bibiliya busohora, itorero mukwiriye kwishimira mu mwuka, kuko bidusatiriza kuvanwa mu mubabaro. Nta buhanuzi mwakwakira hano, nta binezeza byo mu isi bihari. Isi yuzuye umuruho n'amahane, icyo umupantekote akeneye ntahera akakibona, keretse kukubwira ko umwami ageze ku irembo aje gukura itorero mu mubabaro. Ubu ni ubutumwa bwiza, muzabimenya mu gitondo cy'umuzuko. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu azagaruka kutujyana. Tugeze mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo, ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Ubu ni ubutumwa bwiza. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'ubushake bw'umuntu, ntibabyawe n'umubiri, babyawe n'Imana. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro. Ibera Isirayeli amaboko, ntabwo ibeshya kandi ntabwo yicuza. Reka mbabwire ko tutari abayisirayeli ngana ku musozo, twebwe turi abanyamahanga. Hari aho Bibiliya ivuga ngo kubw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwacu, ariko iki ni igitangaza. Haleluya. Aba bayisirayeli b'uyu munsi, Pawulo yandikira Abaroma urwandiko igice cya 11 umurongo wa 17 kugeza 28, mu nkundire mvuge gato, yaravuze ngo amashami amwe yarahanyuwe, ngariko wowe uri umunzenze wo ku gasozi, ngo watewe ku gishyitsi cya Elayo nk'ingurukira, usangira amakakama n'amashami. Bibiliya iravuze ngo ntukibone kandi ntukirate, kuko haleluya, gukiranuka kw'Imana no kutabera kw'Imana niko kwatumye abayisirayeli bahanyurwa. Bari bafite isezerano yuko Mesiya ari we Kristo azaza, hanyuma akaza ari umwami. Bibwiraga ko azaza afite ingabo n'ibikingi akabakiza amami y'abanyamahanga. Yesu agiye kuza ari umwami wima mu mitima, haleluya, ngo yimure ubwami bwa Satani. Nawe uri hano numwakira ukamwizera, arimura Satani muri wowe. Ikimenyetso cyabyo nuko wakira amahoro. Duhereze Imana icyubahiro. Hanyuma babona avugiye kwa Yosefu na Mariya mu nkweto imwe, hanze agira Yerusalemu, ataha ku musozi, bahita binjira mu rujijo. Kuko Imana idakenera amatsiyeri, ifata rwa rujijo ihindukira twebwe abanyamahanga duterwaho nk'ingurukira. Bibiliya iravuze ku murongo wa 22 ngo nuko nawe vuga ngo jye ugume muri uko kugira neza kwayo, kuko nutagira gutyo ubwo itababariye amashami yakavukira bo bayisirayeli, nawe ntizakubabarira. Ku murongo wa 25 haravuga ngo bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ni mumenye iby'iri banga. Ndabizi ko abantu benshi hano mufite ishyushyu ryo kumva indirimbo, ndagira ngo mushyire umupira hasi mu nyumve. Kuririmba ntago ari cyo kizana ububyutse, nanjye ndabikunda, maze kuririmba nyinshi kandi mushaka mu nyumve. Ndetse no kuvuga hano nigisha sicyo cyerekana ko ndi umukristo. Ndetse no gusenga amasengesho menshi sibyo bizatugeza mu ijuru. Dore ikizatugeza mu ijuru ni ukuba warabyawe n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ukezwa n'amaraso ya Yesu, ukabatizwa n'umwuka wera. Haraho Bibiliya ivuga ngo uwo niwe namwe mwizeye mumaze kwakira ijambo ari ryo gakiza kanyu, kandi uwo niwe wabashyizeho ikimenyetso. Umwuka wera ninde? Umwuka wera ni Imana. Haleluya.
urufunguzo rwinjiza imana nk'umwuka mu muntu n'uruhe ni ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva ijambo ry'Imana, kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Haleluya. Yakwatuza akanwa ke ko Yesu Kristo ari umwami, akaba arakijijwe, akajya yaririmba, akajya yavuga ubutumwa, akajya yasenga. Yesu yaravuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye yuko abasenga data bamusengera mu mwuka ndetse no mu kuri, kuko data ashaka ko ari bene abo basenga, ashaka ko ari bene abo baririmba. Hirya y'ibyo hari abandi baririmba bakanasenga atabishaka. Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengera mu mwuka no mu kuri. Bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, nimumenye iby'iri banga yuko Abisirayeli bo ku mubiri banangiwe imitima, ngo ariko si bose. Ubushakashatsi buvuga ko mu minsi ishize 98% by'Abisirayeli b'uyu munsi baracyagendera ku mategeko n'imihango byo mu isezerano rya kera. Ibera Isirayeli amaboko. Ntabwo twe turi Abayisirayeli, twabaye bamwe nabo ku bwa Kristo. Imana ishimwe. Ibera itorero amaboko, ibera abanyamahanga bakiriye Kristo amaboko. Haleluya. Ntabwo ibeshya, nta jambo ivuga ngo rihere. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Agakiza kavuye mu Bayisirayeli kazasubirayo ari uko abanyamahanga twe tumaze kwinjira mu itorero tukagera ku mubare ushyitse. Itorero ni iki? Itorero ni abantu bo mu moko atandukanye, mu ndimi zitandukanye, mu bihugu bitandukanye, babyawe n'ijambo ry'Imana, bezwa n'amaraso ya Yesu, babatizwa n'umwuka wera. Abo nibo torero ry'Imana. Yesu yaravuze ngo haleluya, amarembo y'ikuzimu ntago azarishobora, kandi yaryiyanditseho niwe rufatiro rw'ukuri. Tumuhereze icyubahiro abamwemera bakamwizera. Tugiye gusenga Imana. Igihe kizagira Abayisirayeli basubireho, ariko muri kano kanya turashimira Imana yaduhaye Yesu, umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri. Niyo mpamvu turi hano. Namwe yarabazuye abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro, nuko nawe niwumva ijwi ry'Imana twinangira umutima. Ngana ku musozo, Bibiliya yavuze ngo izi gukiza abayubaha mu bibagerageza. Imbaraga nyinshi kandi uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi. Turagushimiye ko wohereza ijambo bikarema. Tumaze kumva ijambo ryawe, tumaze kumenya ko Yesu ari ufite imbaraga zo gukiza. Yesu ni ufite imbaraga zo kubohora. Yesu ni ufite imbaraga zo gutanga ubugingo. Yesu ni utanga amahoro. Imana ishime. Bibiliya iravuga ngo niyo batangaje iby'agakiza kandi arakiza. Abari mu mwijima mwinshi babonye umucyo. Haleluya. Abari mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu babonye ubugingo. Bibiliya iravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite bizatuma umuseke udutambikira uvuye haleluya mu ijuru umurikira abari mu mwijima. Turagushimiye kuko ari wowe utanga ubugingo. Turagushimiye kuri umuremyi w'ibimera by'isi. Ntabwo uruha, ntabwo unanirwa. Turasenze mwami muri kano kanya twumvise ijambo ryawe. Ubugingo nibwo buzabona Imana. Dusengera abo bakobwa n'abahungu. Turamenagura imbaraga z'umwijima. Turamenagura imbaraga z'amadayimoni. Duhamagara imbaraga zo mu ijuru. Duhamagara imbaraga z'umwuka wera muri iri teraniro, kugira ngo Imana ikize, kugira ngo Imana ibohore mu izina rya Yesu. Turirukana dayimoni wo guhora. Turafunga amarembo y'ikuzimu. Turategekesha amajwi atavuga Imana. Duhamagara imbaraga zo mu ijuru. Dusengera abo bakobwa ndetse n'abahungu. Imana ihabwa icyubahiro. Tanga ubuzima. Abari baboshwe nibaboho. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Abari barushe nibabuhuke, niwugurure ijuru ugushimbura muri iri teraniro. Haleluya. Ari umagaye ameze nko mu butayu havuze impundu z'umunezero. Turasenze dufatanije n'abera bose mu mwuka wera akora imirimo ikomeye muri iki giterane. Mwuka wera ni wowe mbese abantu. Turasenze mwami, turaca imigozi, turaca iminyururu, turaca ibisiriko, turafungura abari bafunze mu izina rya Yesu. Abari bakingiranywe turategetse ubutware duhabwa no haleluya no kwizera imbaraga zituruka mu ijambo ry'Imana. Dutangaje ubuzima, dutangaje ihumure. Turirukana imyuka mibi, turirukana abadayimoni, imikorere ya Satani. Turabizi ko iyo dushengereye ku Mana na Satani ageze agashengerera. Hari imyuka mibi itura mu batumvira Imana ikayitugurutsa
urutoki, ndasenze gukora igitangaza, ndasenze gutanga ubuzima. Imana ihabwa icyubahiro. Yawe waba urwayiwe, mvuganye nawe, ndagusohoye mu izina rya Yesu. Ndagutunga urutoki mu izina rya Yesu. Izi ndwara z'abadayimoni, izi ndwara z'ibicuri, izi ndwara z'ibisazi, wa mwuka w'ibisazi we, ndagutunga urutoki mu izina rya Yesu. Haleluya. Urakoze cyane mwami Yesu. Hari abarwaye imitwe, turabasengeye ngo bakize. Hari abo kwa muganga badashobora, kandi warabivuze, uravuga ngo dore umwijima urakabije mu isi, hariho umwijima w'ubuyobe. Turasenze mwami ngo ugire ikintu ukora wenyine. Haleluya. Hariho umwijima w'ubukene, turasenze kugira ngo utange akazi. Turabizi ko hano hari abantu baba bashomereye baje muri iki giterane. Haleluya. Turasenze kugira ngo umwuka wera abahuze n'ubuzima ndetse n'imibereho. Hariho umwijima w'uburwayi, dore hariho ibirwara by'ibyorezo abadokiteri bo mu isi batashobora, ariko iyo tukwegereye urakiza. Uri Imana ukiza. Nanjye ndasenze, natuye ubuzima, ndamenagura satani, ndatunga urutoki satani, ndirukana imyuka mibi, ndakubita hasi imbaraga z'abacwezi, ndakubita hasi imbaraga z'abarangi, ndakubita hasi imbaraga za nyabingi, ndakubita hasi abadayimoni b'imandwa. Ndasenze ngo ijuru rikinguke. Imana ishimwe. Kandi turasenze kugira ngo usuke imbaraga kuri uyu mugoroba w'isi, umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, kugira ngo abantu bakumenye, kugira ngo abantu baguhindukirire. Dusengera iki giterane na gahunda zikurikiraho, dusengera abaririmbyi, dusengera abashyitsi, dusengera abasangwa. Imana ishimwe cyane. Turambuye amaboko, tugukomeye mu mashyi. Amen. Tira,
byose biririmbo rwose. Baruch
ukazamure tuvuge ngo
Sabu
Hallelujah.